Ni igihe rero turiho turavuga kuri izo mbaraga, ni igihe turiho turavuga kuri ayo masengesho, ni igihe turiho turavuga kuri ubwo bushobozi bw'umwami wacu, ni igihe turiho turavuga uburyo ki Yesu abasha kubohora abantu bitanyuze mu mbaraga z'umwana w'umuntu. Narababwiye ngo umuntu ashobora kubohwa na byinshi, umuntu ashobora kubohwa n'isi, umuntu ashobora kubohwa n'abantu agendana nabo, umuntu ashobora kubohwa n'intekerezo ziwe, umuntu ashobora kubohwa n'imivumo y'akarande, umuntu ashobora kubohwa n'amareta, umuntu ashobora kubohwa cyangwa se n'ibihe cyangwa impinduka y'ibihe. Ibyo byose rero bifite kukuboha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, yaba mu buryo bw'umubiri cyangwa se mu buryo bw'umwuka. Kandi muri ibyo byose nta muntu n'umwe ufite ubushobozi bwatuma akubohora. Yewe wenda bakushobora kukubohora mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka nta muntu n'umwe ufite ubushobozi bwo kukubohora atari Kristo wenyine ubwe ashaka gusanga akakubohora binyuze mu bushake bwawe wenyine ushaka kubohoka. Hari abantu rero babayeho mu buzima badakeneye kubohoka, hari abantu babayeho mu buzima badakeneye imbaraga zibabohora, ahubwo bo bumva yuko bari mu kuri k'urugendo rwabo. Kandi hejuru y'urwo rugendo haba hari ibintu byinshi bitandukanye biba bigenda bikurura umuntu. Burya ntago ushobora gufata igiti gifite amashami ngo kinyuze mu muryango, ntago byakunda. Akenshi rimwe na rimwe ayo mashami agonga ku nkuta zo ku ruhande ndetse no ku ruhande, bigatuma cya giti kitabasha kwinjira muri wa muryango. Rero ndagira ngo nkumenyeshe neza yuko kugira ngo winjire muri uwo muryango hari ibintu byinshi, hari amashami ugomba kubanza guca kugira ngo ubashe kwinjiramo neza ugere ku cyo Kristo yagufatiye. Hari abantu rero duhaguruka tukavuga ngo Imana yaravuze ngo nzabana namwe, nzagendana namwe, nzabafasha mbaruhure, nk'uko Imana yabwiye Mose ikamubwira ngo nzagendana nawe nkuruhure. Noneho ukumva yuko mu kugendana n'Imana rwose uzabasha kugera kuri uwo musozi, uzabasha kugera ku musozi Imana yakugeneye, uzabasha kugera ku musozi w'amasezerano, uzabasha kugera wenda se hari ibyo Imana yavuganye nawe runaka, irakubwira ati mwana wanjye nzagukorera ibi n'ibi, nzagendana nawe rwose, yewe humura uzagerayo. Ariko ndagira ngo nkubwire neza, ntabwo yigeze kuba yaraguhaye destination y'ubuzima ikakubwira ngo uzatura kuri wa musozi w'i Kanani, ntabwo yigeze ikubwira yuko iri buze ikakumenyesha n'amashami agufashe kugira ngo ubashe kuyakata. Ahubwo wowe ubwawe ni wowe ubasha kumenya, ese ngewe ndaremereye cyangwa se ngewe ndabasha kugenda bikunde, cyangwa se nayahe mashami amfashe atuma mbasha kutinjira muri wa muryango. Rero mu by'ukuri Imana ibwira Abayisiraheli ngo bahaguruke bagende bajye mu gihugu cy'i Kanani, ntabwo yigeze ibateguza ngo ibabwire neza yuko bazabasha kugenda bakagera ku nyanja itukura. Ntabwo yigeze ibabwira ko bazagera mu butayu bw'Imara hatabasha kugira amazi yahashaririye. Nta nubwo yigeze ibabwira ko bazabasha kugera mu butayu bw'Isini hatabasha kuboneka ibiryo. Oya, ntabwo ibyo yigeze ibibabwira. Ahubwo we yabwiye Mose, aramubwira ati Mose, numvise gutaka k'ubwoko bwanjye, numvise ibyo bariho barasaba, numvise umuruho bafite, none haguruka ugende ubwire Farawo arekura ubwoko bwanjye, kuko igihe ni iki ngiki cyuko ngomba kubakura mu buretwa bari bamazemo imyaka 400. Mbibutse neza yuko bari baragiye kubera ko Aburahamu yarangaye igitambo, inkongoro zikakirya. Imana yamubwira ngo ubwoko bwawe buzamara imyaka 400 mu buretwa, bituma babasha kumara iyo myaka. Rero Imana yumva gusenga kwabo, ituma Mose ngagende. Ariko ndajya babwire ngo uko yamubwiye ngo agende akura ubwoko bwa Isiraheli mu Misiri, ntabwo yigeze itangariza Abayisiraheli ngo ibabwire ati nyamuneka nimugenda muzagera imbere gato muzahasanga inyanja itukura, muzabyihanganire, yewe nimugera n'imbere gato muzasanga za Yorodani, muzasanga za Yeriko. Oya, icyo yarabwiye ngo rendezvous point, tuhurire i Kanani. Ni igihugu cy'amata n'ubuki, ni igihugu cy'isezerano, ni igihugu muzabasha kugubwa neza. Ntabwo yigeze ibamenyesha amakuru y'urugendo rundi. Icyakora koko yabwiye Mose, imubwira ijambo rikomeye, iramubwira ati Mose we humura, nzagendana nawe nkuruhure. Imana ishimwe, ibyo byo Mose yarabizi, yararyamanye iryo banga, yarazi neza yuko uko bisa kose Imana bari kumwe. Ndagira ngo mbibutse nuko neza Bibiliya iratubwira ngo bagenda Imana yaberaga Abayisiraheli inkingi y'umuriro, ikababera n'igicu kugira ngo babashe kugenda bagere iyo bajya ibayobora. Mu by'ukuri barayibonaga, babonaga ko iri kumwe nabo, ariko ntabwo yigeze ibamenyesha aho bagiye. Reka mbabwire ngo kuba Imana yaraguhamagaye, nk'uko twavuze muri Petero wa mbere yandika, yaravuze ngo
nimba mwarasogongeye mukumva ko Yesu agira neza, nimumwegere kuko niwe buye ryanzwe ariko ryabaye rikomeza imfuruka, cyangwa se ryaratoranyijwe ribi ry'igiciro cyinshi. Bisobanuye neza yuko kuba twaramumenye, tuba twaramusobanukiwe, umunsi wakizwaga ukavuga ngo mvuye mu byaha, mvuye muri kamere, ndahagurutse ndagiye, birashoboka yuko twigeze twavuga ku mbaraga z'umuhamagaro, birashoboka yuko uza mu rusengero wenda wahamagawe n'ibintu runaka, wenda wahamagawe n'abakubwiye yuko mu rusengero uzahasanga abadamu beza, uzahasanga abakobwa bakijijwe batigeze biyandarika, barinze ubukobwa bwabo, uzahasanga abasore beza bakijijwe, uzugamije yuko wenda uzahakura umugeni cyangwa se ukahakura umutware, wenda uhamagarwa n'ibyo. Hari abandi bahamagawe no kuvuga ngo twamaze kumenya neza yuko mu rusengero habayo iyo umuntu asenze abasha kuva mu bukene akava mu bibazo, rwose uhamagarwa n'ibintu bitandukanye. Ariko hari n'abandi bahamagawe no kumva yuko bashaka kuzajya mu ijuru uko byagenda kose, no matter what situation ishobora kuba ku buzima bwabo, icyo bazaharanira nuko bazagera muri gakondo yo mu ijuru. Ibyo Paulo yabivuze, yaravuze ngo narwanye intambara, I was fighting, narwanye intambara nziza yo kwizera, narinze ibyo gukiranuka, ibisigaye mbikiye ikamba ry'ubugingo. Rero uyu munsi ndagira ngo nkubwire, ibyo byose duhura nabyo ushobora kuba uboshywe na byinshi, ariko ndagira ngo utangarize yuko umuryango utawinjiramo cyangwa se urugi utarwinjiramo ugifite amashami akuboshye. Ibyo rero nibyo turi kuvugaho, tuvuga ngo icyakora koko hagomba guhinduka, hakabaho liberite ku buzima bw'abantu, tugatangaza liberation, tugatangaza yuko Kristo yanesheje, tugatangaza yuko Kristo yatubereye umugaba w'ingabo mu rugendo twarwanye, mbese ahantu hose Kristo niwe ubasha gutuma tubohoka mu izina rya Yesu. Ntabwo uzabohorwa nuko ufite amafaranga menshi. Ndagira nkubwire ngo amafaranga ntabwo yakubohora. Ndagira nkubwire ngo icyakora koko ashobora kugutera ahubwo kongera kuboha mu buzima bumwe cyangwa ubundi. Wenda tuzavuga hejuru y'imbaraga z'ubutunzi, uburyo rimwe na rimwe buboha umuntu ntabashe kugera kuri destination yiwe. Twongere tuvuge n'uburyo ki n'ubukene bushobora kukuboha nabwo ntugere kuri destination yawe. Ariko uyu munsi ndagira ngo mvuge hejuru y'imbaraga z'abantu bagukikije, cyangwa se abo turi kumwe, cyangwa se abo tubana, cyangwa se abo tugendana, abo duturanye, abo imbaraga z'abantu bagukikije. Ndagira ngo utangarize neza yuko zitakubuza kurira, nta nubwo zakubuza no gutera imbere. Imana ishimwe cyane. Hari abantu rero baboshywe n'imbaraga z'abantu. Nshatse kuvuga iki? Nongere mbisubiremo, ubwinshi bw'abantu bagukikije bushobora gutuma utagera ku nzozi zawe, kandi ubwinshi bw'abantu nanone bushobora gutuma ntibwakubuza kugera ku nzozi zawe, nanone ubwinshi bw'abantu ntibwatuma utarira. Imana itugirire neza cyane. Uyu munsi nk'uko mubizi, ndagira ngo mbabwire neza yuko Yesu ahantu hose yagendaga akora ibitangaza, ahantu hose yagendaga akora imirimo myiza, ntabwo ari uko hari harabuze abandi bantu Yesu yagombaga gukiza, ahubwo byabaga ari mu gihe cy'uko isaha y'Imana iyo yageraga kuri uwo muntu, uwo muntu yabashaga kubona igitangaza binyuze muri Yesu Kristo. Uyu munsi ntabwo nzi ibyo uri kunyuramo, ndashaka kugira ngo nkubwire, ntabwo ndi bufate umwanya munini, ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo nzi ibyo uri kunyuramo muri aka kanya. Ijambo ry'Imana turi kwifashisha muri iki cyumweru nk'uko rivuga ngo niba mwarasogongeye mukumva ko Yesu agira neza, reka mbabwire ngo nimumwegere. Ushobora kuba warasogongeye koko, ushobora kuba warumvise byinshi, ushobora kuba waranyoye ukumva Yesu araryoshye, ariko ukananirwa no gushingamo umuheha cyane kugira ngo ugumisheho. Ariko uyu munsi turiho turiga iki cyumweru kivuga ngo nyemerera uyu munsi uwegere Kristo. Reka rero nkubwire, abegereye Kristo bakamwiringira bonyine, Paulo yandikiye Abakorinto arababwira ngo nimba muri ubuzima twariringiye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu, tuba duhindutse kugirirwa abo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bose. Ubwinshi bw'abantu rero, reka mbabwire, hari igihe umuntu avukana n'abantu benshi, ariko ntabwo bikubuza ko ushobora kurira mu kigeragezo cy'uburwayi waba ubayemo, cyangwa se mu kigeragezo cy'intambara wabayemo. Kuba uvukana n'abantu benshi ntabwo byatuma utarira, nshuti yanjye. Kuba uvukana n'abantu benshi ntabwo byatuma udasonza. Kuba uvukana n'abantu benshi ntibisobanuye yuko utahura n'ikigeragezo runaka. Reka mvuge kuri icyo kintu cyo kubanza kurira. Twabonye abantu benshi cyane bafite imiryango ikomeye, ariko ntibyababujije kurira mu kigeragezo cyabo.
twabonye abantu bari bananiwe, reka mvuge ngo bari bafite ubukene, kandi hari imiryango ikomeye, bafite imiryango ifite amafaranga, bafite inshuti zifite amafaranga, bafite wenda hari abantu mwiganye bafite amafaranga, wenda hari abantu mwakoranye cyangwa se iki, ariko ntibyakubuza yuko ushobora gukena. Rero wishaka kwiha abantu uvuga ngo mbese ko umuntu adashobora ko umuntu atari kunyibuka, ngo dore ngo niganye na runaka, ngo dore navukanye na mushiki wanjye cyangwa na mwene mama cyangwa se na mwene data, ngo none ngo ndabona yanyibagiwe. Ndagira nkubwire ngo umusonga wundi ntago wabuza, umusonga we ntago wabuza abandi gusinzira. Wowe hari urugamba ugomba kurwana. Nshaka kugira ngo nkubwire, nimba waramenye Yesu, haleluya, nimba waramenye Yesu, hari uburyo ariho aragutereninga kugira ngo uzabashe kugera muri wa muryango udafite ibintu bikuboshye. Abantu benshi bagendanye imiryango yabo ntago bageze iyo bajya. Wibuke neza Aburahamu mu itangiriro, ahaguruka, Imana yabwiye Aburahamu iravuga ngo uhaguruke ugende mu gihugu nzakwereka. Nuko ahagurukana na Tera, kandi mwibuke ko yacuruzaga ibigirwamana, yari umucuruzi, yari umubaji w'ibigirwamana akanabicuruza. Arangije ahagurukana na se, baragenda bageze ahantu bita i Harani. Nuko ngo barahatinda bahamara imyaka. Noneho ngo Tera atari yapfa, ijwi ry'Imana ntabwo ryongeye kuza ko ngo ribabwire ngo bakomeze bagende, ahubwo Tera amaze gupfa, ijwi ry'Imana rongera haguruka avango ngo mukomeze mugende mu gihugu cyo nzabereka. Imana ishimwe cyane. Hari ibintu bitari byapfa udashobora kugera ku nzozi zawe. Batera batari bapfa ntabwo wagera ku musozi Imana yakugeneye. Ndagira ngo nkumenyeshe neza yuko hari ibintu bigomba kubanza haleluya, hari ibintu bigomba kubanza kukurekura kugira ngo ugere ku nzozi Imana yagushizemo. Imana ishimwe cyane. Batera rero hari uburyo ki nimba ugendanye na Batera, nimba uri kurira ntutekereze ko Batera hari icyo bakumarira. Wikiha Batera, ukumva ko Tera kuko ari papa hari icyo yagufasha. Wibuke neza ko Tera acuruza ibigirwamana, ahubwo menya ngo njyewe amaso yanjye ari harareba ku Imana yavuganye nanjye, cyangwa se ari harareba ku bantu. Hari abantu bikoreye abandi baravuga ngo njyewe uriya muntu nta kintu amfashije mu buzima, nta kintu amariye, nta kintu yamaye, uwo tuvukana nta kintu yamaye, ukamwiha, umutima wawe ukabyimba. Mbibutse ko ubushize nababwiye ngo umutima wawe ugizwe n'ibyumba bine, ugizwe na chambre ya oreillette gauche na oreillette droite na ventricule gauche na ventricule droit. Rero izo zose ndagira ngo uzipangemo ibintu bifite umumaro. Icya mbere nababwiye ngo wapangamo umuryango wawe, uburyo ugomba kuwitaho n'uburyo uzatera imbere. Icya kabiri ugapangamo uburyo bw'umurimo w'Imana. Icya gatatu ugapangamo wenda inshuti zawe. Icya kane ugapangamo ibikorwa byawe bitandukanye. Ariko noneho wishaka gushyira muri wa mutima, muri za ventricule zawe na za oreillette, ngo ushyiremo ibintu byo kwikorera bagenzi bawe, uvuga ngo ngamarira yanjye n'agahinda kanjye, ngo hari bene wacu bashobora kuntabara. Reka babwire ngo Yobu yigeze yandika aravuga ngo uwo mubereho mu isi watabaza ninde. Ariko Yohana ku kirwa Patimo arangije arabisubiza aravuga ngo uwera kandi w'ukuri, ngo ufite urufunguzo rwa Dawidi ukinga ntiyagira uwukinga, aravuze ngo nshize imbere yawe urugi rukinguye. Imana ishimwe cyane. Abo mubera bo mu isi reka babwire ngo wabatabaza. Wigeze ufata telefone njya nkunda kubivuga ugahamagara bakakubwira ngo nimero composé n'est pas accessible à ce moment, veuillez appeler intérieurement. Kandi wari wizeye ko uwo muntu hari neza yakugirira, wenda warubabaye, wenda warurushe, wenda rufite agahinda, kandi ubwinshi bw'abantu barahari rwose, ariko ntabwo biri kubuza amarira yawe kurira. Ariko wafata telefone wawe ngo iyo nimero uhamagaye ntibasha kuboneka, kandi yari yagusezeranije ko yabasha kukugira neza. Reka umva, wishaka gutuma ibyo bintu bigucereza kugera ku nzozi zawe, kuko Imana irashaka kugira ngo ikata ayo mashami yayandi yatumaga ucererwa kwinjira muri wa muryango, ahubwo winjire ku Imana yavuganye nawe. Haleluya, haleluya. Winjire ku Imana yavuganye nawe. Hari abantu kuba umuntu muturanye yatetse wowe ntuteke, wishaka gukomezwa nuko atatetse, wishaka ko umutima wawe umarwa imbaraga zishira kuko mugenzi wawe yatetse ntakwibuke ngo ntakugabure cyangwa se ngagaburira umwana, kuko ajya kubihaha ntabwo wamufashije, ajya kubihaha ntiwamuteye inkunga, ajya kubihaha ibyo biramureba. Kuba atagufasha n'akazi kerekura, nurangiza ubwira Imana ngo Mana, kuko nzi neza ko ushobora byose kandi nta kirogoye imigambi yawe. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo uko warira kose ntabwo bizabuza abandi gusinzira, bazasinzira baryame bizigure, ariko wishaka kubikorera. Imana ishimwe cyane.
amarira yawe ni amarira yawe, wowe ni Imana yawe. Ibibwire Yesu arabishoboye. Ndashaka kuvuga hejuru y'imbaraga zo kubohwa n'abantu bigatuma utagera ku nzozi zawe. Buriya iyo Yobu abohwa n'abantu, kuko abantu bo barazaga bakamubwira ngo Yobu, iyo Mana yawe uri umunyabyaha, umugore bati ihakana iyo Mana, ariko arangije abasubiza neza muri 19. Arabegera arababwira ati ndahamagara umugaragu wanjye akamfata nk'imbwa akansuzugura, nahamagara hirya no hino bakamfata nkaho ndi umuntu udashobotse, nakubita hirya no hino nkagaragara nk'utariho. Ariko arangije arakomeza arababwira ngo haleluya, nubwo bimeze gutya nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. Imana ishimwe cyane. Amaherezo azaza kandi amaso yanjye yonyine niyo azamubona. Dayo we, reka mbabwire, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ntabwo yigeze atinda ku bantu, ntabwo yatinze kuri ba Biludadi, ntabwo yatinze ku ba Elifazi, ntabwo yatinze ku mugore we, ntabwo yatinze ku nshuti ze. Nubwo bamukwenaga, nubwo bamubwiraga ngo wacumuye umunyabyaha ihakana iyo Mana, arangije aravuga ngo Yesu ndabyemera, ndahamagara umugaraga akanyita umuntu wa feke, ndahamagara inshuti, ndahamagara abana bansuzuguye, ariko nubwo bimeze gutya nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. Reka mbabwire, gira ibyiringiro utitaye ku bantu bakugose. Imana ishimwe cyane. Gira ibyiringiro utitaye ku bantu bakugose iruhande. Abakugose bo ni benshi. Umva, turabafite benshi, dufite imiryango minini, dufite abavandimwe benshi, dufite inshuti, dufite abo twiganye, dufite abo twasenganye. Hari abantu bajya mu rusengero, ukaza mu rusengero urababaye, ufite agahinda, ukibwira yuko n'abakristo bose bari bukurebe ko ufite agahinda. We don't care. Abakristo ntago bakeneye kumenya agahinda kawe, ariko we mutimurira ngo ino kwa Yesu. Arakunda afasha abashavuye. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo witumbira amaso ku bantu. Yesu yabwiye abantu ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe. Witumbira amaso yawe ku muntu ukugose, kuko ukugose nawe ni umuntu nawe akeneye ubundi butabazi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ubwirwa n'iki ko ukeneye ubutabazi adafite ibibazo birenze ibyo ufite? Ariko reka mbabwire, cayo mashami atuma utagera ku nzozi zawe. Imana ishimwe cyane. Kandi reka mbabwire, umutima ubabaye ariko ufite intego biwusunikira kugera ku nzozi zabo. Umutima ubabaye ari ukababara ariko ufite intego, donc ukaba wari ufite intego ariko ugahura n'umubabaro, bigufasha kugusunikira kuri destination y'ubuzima bwawe. Hari abantu benshi bababazwa n'ibibazo bahuye nabyo, ahubwo bikabatera imbaraga zo gukora cyane kugira ngo babashe gutsinda rwa rugamba. Ntabwo ari igihe cyo gufata ubuzima bwawe nurangiza ngo uvuge ngo I surrender, ndamanitse amaboko ndatuje kubera yuko nagerageje kujya gusaba umuntu yanyimye, nagerageje kujya gukomanga ku rugo rundi yanyimye. Oya, ibyo wibifataho umwanya, ahubwo fata umwanya wo kuvuga ngo nubwo bimeze gutya nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. Imana ishimwe cyane. Rero ubwinshi bw'abantu bakugose ntago bwakubuza kurira, ariko kandi nubwo butakubuza kurira, hari Kristo womora cyangwa se agahanagura amarira. Yigeze yabwira Yohana, aramubwira ngo nsahanagura amarira yanyu ku maso. Imana ishimwe cyane. Ngo kandi Yohana aravuga ngo mbona ibya ijuru rishya n'isi nshya, ibya kera byari bimaze kwibagira. Reka ubwe ngari umunsi Kristo azanagura amarira yacu ku maso. Pawulo abwira Abaroma, arababwira ati nubwo turi ku ngoma ya Nero, turi mu butayu, turi mu bibazo, turakubitwa, ariko mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugeranywa n'ubwiza buzahishura. Reka babwire ngo ibidukikije bitubangamiye, ibidukikije bituruhije, ibyo ntibizagereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Imana ishimwe cyane. Reka tureke kubohwa n'ibidukikije. Imana ishimwe, ahubwo tumbira Yesu wenyine, ndiwe gisubizo. Amaso yawe wiyahanga umuntu, ahubwo yahanga Imana. Imana ishimwe cyane. Ubwinshi bw'abantu ntibuzabuza amarira yawe kugwa cyangwa se kumeneka, ariko bohoka. Hari abantu bacumuzwa na bagenzi babo, hari abantu bikorera mu mitima bagenzi babo, akavuga ngo njyewe uyu muntu nimba ari no mu rusengero sinzaza gusenga, nimba ari nawe ufite agatute sinzaza, nimba ari we waririmbye muri korari ntabwo nzumva ibyo aririmba. Ukabibamo uboshywe n'abantu, ariko uyu munsi shyira hasi ako gapira k'abantu, ahubwo uvuge ngo jyewe
kuko umwami Imana azantabara. Nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma amaso yanjye n'umutima wanjye bikomera. Imana ishimwe cyane. Komera urebe imbere cyane. Ni nayo mpamvu buriya Pawulo yandika yaje abavuga ngo narwanye intambara nziza yo kwizera. Buriya reka nkubwire ikintu bita fighting, kurwana ntabwo ari akantu simple, ni ukuba wagiye mu rugamba. Ni nayo mpamvu yabwiye Abefeso ababwira ati ibisigaye mukomere mu mwami no mu bushobozi bwe bwinshi. Yarabizi neza ko bazahura n'intambara. Urugamba turwana narwo ntabwo ari urw'umubiri, ntabwo ndwana na Muhirwa, ntabwo kubera ko nimba ari umuntu ntabwo narwana nawe ngo bishoboke, ahubwo turwana n'ibintu bya bindi bidafite imibiri n'amaraso, bya bindi bikorera mu bantu, bikorera hirya no hino mu kirere, imyuka izerera. Ni nayo mpamvu Pawulo avuze ngo narwanye intambara nziza yo kwizera, ngo narinzi ibyo gukiranuka, ngo ibisigaye mbitiwe ikamba ry'ubugingo. Ntabwo ari we wenyine, ngo n'abandi bose harimo twebwe. Imana ishimwe cyane. Bisobanuye ngo hari intambara urwana nazo buri munsi. Kurekura bisaba kurwana, kurekura ibigukikije bisaba kurwana. Ntabwo ari ikintu cyita cyoroha. You have to fight. Uragomba kurwana iyo ntambara, kubera ko nta kindi kizabigushoboza. Bizagusaba kwambara intwaro zose z'Imana, kuko tudacirana n'ibyo bintu bifite imibiri n'amaraso. Ntabwo tuzamagara igisirikare cya otani ngo kize kiturwanira intambara y'abaturanyi, kize kiturwanira intambara y'abatuvuga, kize kiturwanira intambara y'abatwanga, kize kiturwanira intambara wenda y'ibicantege, y'imivumo karane. Ntabwo igisirikare cya otani cyakoraho, yewe n'icya Koreya n'icya Amerika ntabwo cyakoraho. Ariko igisirikare cyo mu mwuka, haleluya, ntabwo gisaba ngo kirwanwe n'umusaza cyangwa se n'umusore, kubera ko amategeko y'i Geneve ya nation zinavuga yuko intambara itagenewe abana, ntabwo igenewe abasaza. Ariko mu gisirikare cy'umwuka abasaza barayirwana. Uzabibaze Joshua na Kalebu avuze ngo narwanye intambara mu myaka 40, imbaraga nari mfite n'ubu nizo mfite muri 80. Ndagira ngo mbabwire ngo Dawidi yayirwanya ari umwana, ari mineri mu ntambara y'umwuka. Twese turarwana, ntabwo igisirikare cy'umwuka gitinya uriwe. Imana ishimwe cyane. Uriwe wese wahura n'urwo rugamba, ndagira ngo nkubwire ngo rwana n'ibigukikije bitakubuza kurira, ahubwo uvuge ngo amaso yanjye niyo ntumbirije kuwiteka. Ndarwana n'ibiri ozalantur bishaka gukora icyo bita parazite mu buryo bwanjye, bimparazita mu mwuka. Aho reka babwire, inyanja ibasha gukama iyo hatabayeho kugenda cyangwa se ikiyaga bagenda bakora amasuku ku ruhande, kubera ko hari ikintu bita ibiri parazite, ibintu bigenda byegera bisatira. Biriya bintu mujya bibona biremba hejuru y'amazi, bibarirwa mu bwoko bw'amaparazite. Rero no mu mwuka harimo ibintu biparazita, mu nzu y'Imana harimo ibintu biparazita. Ndagira ngo nkubwire ngo tubirwanye duhagaze, dushize amanga, tuvuga ngo icyaduha amaso yacu agakomera, icyaduha imbaraga z'umutima. Reka ubwire ngo abantu nibakumara imbaraga z'umutima, ibintu nibikumara imbaraga z'umutima. Nubwo uri kurira, wikishiramo ibintu, wikishiramo abagukikije. Ari umuryango ugukikije, ababyeyi baragukikije, inshuti ziragukikije, abo musengana baragukikije, ariko ambara imbaraga urwana iyo ntambara nziza yo kwizera. Imana ishimwe cyane. Uzabasha kunyura muri uwo muryango. Imana ibaha umugisha. Icya kabiri, abagukikije nanone bashobora gutuma ugera ku musozi Imana yakugeneye. Bashobora kugutera imbaraga, kubera ko abagukikije bose ntabwo ari uko ari babi. Hari n'abeza, cyangwa se kuko twagiye tubona uburyo ki abajyaga ku rugamba Abayisiraheli, noneho Mose yayoboye Abisirayeli, murabizi. Ariko hari igihe cyageze bikaba ngombwa ko bajya bamufata amaboko kugira ngo Abisirayeli batsinde. Murabizi neza yuko hari uburyo bwinshi abantu bagiye batabarana na bagenzi babo. Mwibuke ko Abayisirayeli mu ntambara nyinshi bagiye barwana, bagiye biyambaza andi maboko. Igihe kimwe Yefuta yari yarirukanywe mu byase, yitwa umwana wa maraya. Ariko igihe cyageze bamuhamagarana n'umutwe w'ingunguzi kugira ngo baze babashe gutsinda Abamori.
reka babwire inshuti yanjye, hari igihe biba ngombwa ko n'abagukikije nanone bagufasha kugera ku nzozi zawe mu buryo buri direct n'uburyo buri indirect. Kabone nubwo yaba ari mubi, nababwiye ngo umutima ubabaye ariko ufite intego ugera ku nzozi zawe. Umuntu ashobora kuguhemukira akagukaranga ariko nyamara gutera ishyaka ryo kugera ku nzozi zawe. Umuntu ashobora kukwima amafaranga yo guhaha ahubwo agahita utumugira iyerekwa ryo kuvuga ngo ngiye gushaka amafaranga mu bundi buryo. Donc abagukikije ntibazakubuza kurira, ariko kandi abagukikije nabo bafite ubushobozi bwo kukugeza ku musozi Imana yakugeneye. Icyo usabwa ni ukurekura, ni ugutuza, ntiwihe mu mutima wawe kuvuga ngo njyewe ngo gutya na gutya na kuko nibitabaye ibyo ntabwo uwo muryango uzawucamo. Hari abantu benshi bashyigikiwe n'abantu kandi bagera ku nzozi. Hari abantu benshi batitaye ku bibakikije bibagoye nabo bagera ku nzozi. Ese uyu munsi uhagaze ute mubyeyi? Uhagaze ute mukobwa? Uhagaze ute musore? Uhagaze ute mugabo? Ese nta bintu biriho birakumara imbaraga z'umutima? Nababwiye ngo icyampa Imana uyu munsi umuntu wese agasobanukirwa akavuga ngo uriya muryango kugira ngo mwinjiremo nuko hari amashami ngomba guca. Birashoboka ko hari abagukikije batuma ujya mu busambanyi. Birashoboka yuko hari abagukikije batuma ujya mu bujura. Birashoboka ko hari abagukikije batuma ujya mu magambo n'amatiku. Birashoboka ko hari abagukikije bituma ujya mu nzangano. Birashoboka, ibyo byose birashoboka. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi ca ayo mashami. Iyo burereka nkubwire, iyo utinze ahantu usa naho, nuzatinda mu gikoni uzanuka imyotsi cyangwa nuka amasosi tomate n'ibyo wakaranze kubera ko wabitinzemo. Iyo watindanye n'abakomeye uhinduka ukomeye, watindana n'aboroheje ukaba underground, watundana n'aba middle classes bakagusiga imbaragasa. Reka nkubwire inshuti yanjye, aho utinze ugomba gusa naho. Nitindana n'Imana uzasa n'Imana, Imana ishimwe cyane. Ariko nutindana n'isi uzasa n'isi, nutindana n'abanyamagambo uzaba umunyamagambo, nutindana n'abafite inzangano uzaba umuntu wangana. Ibigukikije bishobora kukwangiriza burundu, ariko nutindana n'Imana uzagera ku nzozi zawe. Ndagira ngo nkubwire nkwinginge, tindana n'Imana cyane kuruta gutindana n'abantu. Hari abantu batindanye n'abantu birangira babaye nabi. Uzabibaze Samusoni yatindanye na Delila birangira bamukuyemo amaso. Iyo utinze ahantu hatakubaka ahubwo harushaho kukunetraliza. Ndagira ngo nkubwire ngo tindana n'Imana kuruta gutindana n'abantu. Imana ishimwe cyane. Enoki yatindanye n'Imana iramwimura. Yesaya n'Aburahamu n'abandi batindanye n'Imana, abatubanjirije batindanye n'Imana. Ndi umugabo wo kubabwira yuko gutindana n'Imana bigira icyo bimara. Byongera imbaraga z'umutima, byongera imbaraga z'imibereho. Gutindana n'Imana, Imana igusiga ibirayi. Utindanye n'Imana ntabwo azakena. Ni nayo mpamvu Dawidi yavuze ngo sindabona urubyaro rw'umukiranutsi rusabiriza, nuko ruba rwatindanye n'Imana. Ayi, haleluya, haleluya. Nimureke dutindane n'Imana. Witindana n'ibiguca intege. Ayi, wa wundi uzakubwira ngo mbese biriya na biriya, oya mubwire ngo nta mwanya mfite kubera ko ahonjya ndahazi. Icyatumye Loti agera yajya ntabwo yatinze ku bintu byo kureba inyuma ngo umudugudu uriho urashya, ariko Mukaroti areba inyuma kuko intekerezo zari zatinzeyo. Reka nkwinginge uyu munsi wa none, tinda cyane ku cy'Imana yavuganye nawe, witinda cyane ku byahise, kubera ko rotapase no reviendra jamais. Igihe cyashize ntabwo kizagaruka ukundi. Tumenye ibyatubayeho, amaso yacu arabizi, amatwi yacu arabizi ibyatubayeho. Kandi ndagira ngo mbibutsire ijambo, Satani ntabwo ahiga uwuriwe, nta nubwo ahiga icyo wabaye cyo, ahubwo arahiga icyo uzaba cyo. Impamvu ahiga icyo uzaba cyo, ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nakumenye utaraba urusoro mu nda ya mama wawe, nagushyizeho kugira ngo uhinduke umuhanuzi. Bivuze ngo icyo Imana yakuremeye nicyo Satani ahiga. Yigeze yavuga irindi jambo, Imana iravuga ngo nzi ibyo nibwira nzakugirira n'ibyiza, ngo kugira ngo nkureme mu mutima we bizaba hanyuma. Ibyiza rero Imana izakugirira, Satani arabizi cyane. Kuguhiga rero ngo wabaye ngo minisita, ngo wabaye ngo mwarimu w'urusengero, ngo wabaye ngo umuririmbyi, ngo wabaye umudiyakoni, ngo wakijijwe igihe iki n'iki, ngo ibyo bya ropase, ibyo ntacyo bibwiye Satani namba.
ikindi kuba uyu munsi waje gusenga, yewe wahanuye, wuzuye umwuka wera, wavuze indimi nshya, yewe wakijijwe uyu munsi wiyirije, ibyo nabyo ntacyo bibwiye Satani. Ahubwo iki kibwiye ni uriya muntu ndeba Imana yamuvuzeho kazagera kuri uru rwego, ni nayo mpamvu agutambika za obstacle imbere kugira ngo utazagera kuri ya level Imana yakuvuzeho. Rero biragusaba iki? Gufightinga. Nimba Imana yaramanuye Yesu, Satani akamurwanya uhereye ku bwa Adamu na Eva, iryo sezerano ryo gucungurwa k'umwana w'umuntu, akarirwanya akazamuka mu gisekuruza ku bwa Dawidi no ku bwa Herode n'ahandi, kugeza ku gashyamba i Getsimani na hehe na hahe no ku musaraba i Goligota. Satani ati ndagufite ntabwo ngendana, bagera ikuzimu ati ntabwo ndengana. Ariko Yesu akamwambura imfunguzo, akazuka akinguye ibituro by'abera. Nimba iryo sezerano ryarahizwe imyaka myinshi kugira ngo umwana w'umuntu adacungurwa, uribwira ko iryawe ryoroshye ku buryo nako rikomeye ku buryo Satani atarihiga. Reka nkubwire ngo ibicantege uhura nabyo wibifatira umwanya, ahubwo ambara imbaraga z'imbere hajaza. Satani yabwiye Yesu, aramubwira ngo uranesheje hano mu butayu muri iminsi 40 kwiriza, ariko nguteze ikindi gihe. Nanjye uyu munsi ndagira nkubwire ngo ambara imbaraga z'ikindi gihe. Imana ishimwe cyane kuko ibigufashe nibyo byinshi, ibiriho bikurwanya nibyo byinshi, ahubwo wambara imbaraga z'ejo hazaza. Uyu munsi ushobora gutabarwa, Imana ikaguha iyo modoka, ejo mu gitondo ugatangira ukajya ugonga, bakakujyana za mageragere, bakakujyana n'ahandi, cyangwa se bakaguca amabiri. Kubera iki? Kubera ko Satani yaguteze ikindi gihe, nk'uko yabwiye Yesu. Urumva yamufashe mu minsi 40 amuteza ibyo byose, aravuga ngo hindura ibi n'ibi. Yesu aramutsinda, aravuga ati nguteze ikindi gihe. Reka rero baze guhura mu gashyamba i Getsimani. Yesu atangira avuga ati data, iki gikombe kindenge, ariko bibuka ushaka. Yaramuteze buriya, ariko ngo Imana imanura imbaraga muri ako kanya. Yesu abona izindi mbaraga. Satani ati ntago nyuzwe, ndakumanura ku musaraba, nindangiza ngo uhondereyo. Yesu ahageze aravuga ngo data wababarire kuko batazi icyo bakora. Aravuga ngo byose birarangiye. Hari yarangiyemo ibya bishop, hari yarangiyemo ibya muhe. Haleluya! Nyamara Satani yarazi ko amutegeye aho ngaho. Ariko mva nkubwire, wambara imbaraga z'ikindi gihe, warwanya ibigukikije kugira ngo uzabashe kugera ku musozi Imana yakugeneye. Imana ishimwe cyane. Ibyo byose bikugose, ni igihe cyo kwinjira mu muryango Imana yatugeneye. Bwira umutima wawe ngo mutima wanjye komera, wireba amaso hirya no hino, wizarajaza amaso, ahubwo tumbira Yesu. Ingingo umutima wawe wowe ubwawe. Reka nkubwira, hari ibintu bimwe na bimwe udafite guhindura, ariko hari n'ibindi ufite guhindura wowe ubwawe. Ese ubu n'ubusambanyi ntabwo ari we wabuhindura? Utagendanye n'igikundi cy'abasambanyi byagutwara iki? Ese amagambo ntufite ubushobozi bwo kuyareka? Wowe ubwawe wabireka. Ari ibintu ushoboye, ariko kuvuga ngo wenda gushaka kuko si wowe uzishaka, ibyo birekere Yesu. Ariko hari ibyo ushoboye wowe. Uyu munsi umutima wawe nubihagarike, ahubwo ayo mashami yaragufashe. Ni ukuri ndagira ngo mwinginge abanteze amatwi mwese, ndagira ngo amashami yarakufashe atuma utinjira muri wa muryango. Ndavuga amashami y'abantu n'ibigukikije byose. Uyu munsi yace. Bibiliya irambwira ngo aho kugira ngo amaso abiri azajye mu ijuru, azajya yaracumuye, rimwe ryavamo hakagenda rimwe. Aho kugira ngo ikiganza kimwe gikore nabi n'ikindi, hakora kimwe kikazajyayo. Rero icyama Imana, aho kugira ngo unanirwe kuzajya mu gihugu cy'isezerano kubw'ibintu, kubwo wananijwe n'ibintu, wananijwe n'imiryango, wananijwe n'abana, wananijwe n'umugore, wananijwe n'abagukikije, kubera umutima we wanze kurekura icyiza, wagenda mu ijuru wenyine kuruta ibyo byose. Rero ndagira nkubwire ngo rekura ibyakumariraga imbaraga z'umutima. Fata umwanya uvuge ngo bye bye, ndabasezereye, nsezeye ku nzira zose z'isi, nsezeye ku bantu bose bamariraga inkweto, ndasezeye, ahubwo nkomeje urugendo. Banga mu Kristo akomeza urugendo, banga mu Kristo. Ntabwo uzabura kunyura mu isayo, ntabwo uzabura kunyura mu isoko. Ari abantu bagera mu isoko amaso yabo akararikira isoko,
ariko nyura mu isoko ugura ukuri mu isoko. Imana itugire neza cyane. Ibigukikije bishobora gutuma ugera ku nzozi zawe, ariko kandi ntibyakubuza kurira. Imana itugire neza cyane. Ntabwo nzi urugambo u Rwanda narwo, ntabwo nzi uko uhagaze muri iyi minsi, ntabwo nzi ibyo uri kubona impande zawe bituma utabasha kugera ku cyo ushaka, ntabwo mbizi. Wowe urabizi cyane, ariko fata umwanya wihererane n'iyo Mana, wibwire ngo mpimbaraga Kristo, mpimbaraga kuko ibi byandwanyaga ni byinshi. Wikiha abantu ngo ntawagufashije, ntawakwitayeho, nta n'umwe ugufite mu nshingano. Ugufite mu nshingano ni Kristo, kuko Yesu yaravuze ngo abanyemeye bose bakizera izina ryanjye nabahaye ububasha bwo kwitwa abana banjye. Bivuze ngo nimba uri umwana w'Imana, emera yuko Kristo ari we data, nawe ukaba umwana we. Kandi ikindi yavuze ngo sinyibita abagaragu ahubwo muri inshuti zanjye. Ageraho n'irindi jambo ngo muri abavandimwe banjye kuko twaremwe mu ishusho y'Imana, dusa na Kristo, dusa n'Imana. Rero ndagira ngo mbinginge bagenzi, fata icyemezo uyu munsi wa none, kuko ibyo duhura nabyo hari ibyo twizanira ubwacu, ariko hakaba n'ibyo tuzanirwa na society cyangwa se na environment. Uyu munsi rekana n'ibyo, bwira umutima wawe ngo tuza mutima wanjye, tuza ubanze wiyakire, tuza utange imbabazi, tuza utange amahoro yawe, kuko umutima ubabaye ujugunya amahoro yawe. Kandi kubabara kwawe ndagira ngo nkubwire ngo hari Bibiliya yo muri Katolike mu murongo nasomye muri mwene Sirake, ntago nshaka kuvuga gutya, ariko wumve ngo umutima ubabaye ukora amateka atari meza. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none nufata icyemezo uragera ku ntsinzi yawe. Nufata icyemezo cyo kutita ku bigukikije bikumarira imbaraga z'umutima, uragera ku nzozi zawe. Imana itugire neza cyane. Kubohoka ni wowe, kubohoka nta wundi wakubohora. Nababwiye ngo ntabwo igihugu kizakubohora urugamba rwo mu mwuka, ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka, ahubwo ni wowe wenyine na Kristo. Imbaraga ziri muri wowe ubwawe, ubutsinzi buri mu wowe. Ni wowe ufite urufunguzo rw'ubuzima bwawe ku giti cyawe, wowe n'Imana yawe. Ntabwo bishop agufitiye urufunguzo, nta wundi muntu wakugira urufunguzo. Ababyeyi bakubyaye ntabakugira urufunguzo. Nakubwiye ngo Yobu yaravuze ngo mubero mu isi watabaza ninde? Ntawe, usibye ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukinga ntihagire ukingura. Imana ishimwe cyane. Ntabwo nzi urwego rw'ibintu byawe bihagazeho, ariko nakugiraga inama ikubwira ngo egera Yesu wenyine, egera Yesu. Nimba warasogongeye kumva ko Yesu agira neza, nimba warasogongeye kumva ko aryoha, nimba warasogongeye kumva ko afite uburyohe, waramwumvise ko ari umugabo w'intwari, waramwumvise ko ari umugabo uhemba neza, ari se w'imfubyi akaba umugabo w'apfakazi, wavuga ibyo uwo mugabo ntiyabirangiza, ugasogongera ukumva ni byiza, emera ushinge mu muheha. Shinga bumuya kuko gusogongera ntibimara inyota, ariko gushinga bumuha bimara inyota. Imana ishimwe cyane. Ni mumwegere rero, niwe wanzwe n'abantu, ariko yaratoranyijwe. Haleluya, yaratoranyijwe. Egera uwo mugabo nshuti yanjye kuruta kwegera abaturanyi, kuruta nimba ugize ikibazo witabaza abantu, witabaza wowe yaguhaye ububasha bwo kuyegera. Yakuyeho ikintu bita umwenda wari ukingirijemo kabiri, arabanga igihereyo. Ubu turabatambye. Haleluya. Na Imana ishimwe, nawe ufite ububasha bwo guhagararana n'Imana, ufite ububasha bwo kwinginga Imana. Wibwira, haleluya, wibwira abantu ntacyo bazakumarira, wibwira abaturanyi bazagusekera ubusa, ahubwo ubwira Imana injira hera cyane. Ubwira Imana ati data naje ntunkurira amaho, naje mwami, naje ndeba ukundi. Narababwiye ubushize, ndababwira ngo amarangamutima yawe arazwi na Yesu, ibiri kurimo Yesu arabizi. Bimubwire utamuhisha, wigira ibanga, mubwire ngo data none naje imbere yawe naburaye, kandi ntago njya gusaba abaturanyi ibiryo, kandi wowe warambwiye ngo
uri se w'imfubyi ukamuga wapfakazi, ushoboye byose, urangiza urwa burundu, uri Jehova Rafa, uri Imana, haleluya, uri Elishadayi, haleluya. Imana ihimbazwe. Ubwira Imana ngo naje ndengera. Imana ishimwe. Dawidi yaravuze ngo data kura umutima wanjye mu nzu y'imbohe, ntamanuka nk'abagana muri rwa rwobo. Imana itugire neza cyane. Inginga Imana wowe wenyine, wikita kubiguca intege bikuzengereje, wikwita ibigukikije, kuko ibyo byo ntibizatuma utarira, ariko Kristo haleluya adufitiye ijambo rya nyuma. Imana ibaho umugisha. Sinzi ubuzima bwawe, ariko ndashima Imana ko kubohoka guhari ku bantu bashaka kubohoka. Twavuze kubohoka mu mitekerereze, tuvuga kubohoka mu buryo bwose butandukanye. Uyu munsi turi kuvuga kubohoka ku bantu. Abantu bashyire hasi, weka akapira hasi, shyira abantu hasi, shyira ibintu hasi, ahubwo utumbire Yesu. Bohoka, bohoka, tumbira Yesu. Umutima wacu ufite ibyumba bine. We don't have time. We wasting your time utekereza ku bidafite umumaro, ahubwo tekereza ku cyo Kristo yavuganye nawe, kuko umutima waruzuye. Abantu mwivangamo ibindi bintu by'amasaka, ibintu by'imicafu, imyanda zezenge, ahubwo shiramo ikintu kivuga ngo haleluya, kuko umwami Yesu nkunda ndamahoro. Shiramo ibintu. Reka nkubwire, ejo naravuze ngo umutima wawe gerageza mu myumvire yawe no mu mitekerereze yawe ushiremo ikintu bita smiling and laughing, guseka no kumwenyura. Bwira Satani, ubwira ati Satani we urabirushwa n'ubusa, aho njya ndahazi, Yesu yamfatiye hariya. Niyo mpamvu baravuze ngo narwanye iyo ntambara ntegereje icyo Kristo yamfatiye. Imana ishimwe cyane. Abakera baravuga ngo twaraharebaga cyane. Imana ihimbaza. Twaraharebaga tukifuza kujyayo. Reka ubwonko bwacu bita buturuna bugende bujye kureba ya mabuye bita safiro, arebe ya mabuye bita simaragido, arebe ya mabuye bitwa topasi, arebe ya mabuye acikije ururembo. Haleluya. Imana ishimwe. Amaso yawe natumbire arebe uwo mugabo, nimba zaririmba baze ntabwo mbizi, nimba zaririmba ruto ntabwo mbizi, arebe ayo makamba twakoreye wayambaye, arebe ya mazu Yesu yavuze ngo ngiye kubategurira hanyu, ngaho muzaba nanjye ari wo nsaba. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Amaso yawe retandorebo. Imana ihimbazwe. Amaso yawe narebe imbere cyane kuruta kureba ibya none aha. Mvugira amina. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Kubera ko uwo muntu ureba iruhande rwawe uwo nta kintu azakumarira. Reka nkubwire umugabo bita Sitefano, iyo aza kureba bariho bamutera amabuye ntabwo aba yaragezeyo, ariko ngo yarabirebaga cyane, akareba uburyo bamutera amabuye, arangije we ntiyabita ku bamutera amabuye, ahubwo abona ijuru rirafunguye, abona abamarayika bariho baramanuka, we dayo we, abona ibyo bihe atangira gukumbura yajya. Haleluya. Kuruta kubarwa imbaraga n'igihe. Ariko saka kantu Imana ishimwe. Ndagira ngo mbabwire, mwitinda ku bintu, mwitinda ku bantu, mwitinda ku by'iki gihe, kuko bizaranja no kwifuza kwa. Ahubwo reka dutinda aho tuzajya. Nidukabya cyane turi kumara iminsi mike muri iyi transit, ariko reka tuzajya gutumbira aho tuzabiteka. Imana ishimwe. Icyama Imana ba Kristo twese tugatumbira aho kujya, aho tujya kuruta aho turi. Aho turi naha duca intege, aho turi n'ahantu aturwanya, aho turi n'ahatwanga, aho turi ni mu icumbi, kandi icumbi ry'amarira, icumbi ry'agahinda, icumbi ry'umubabaro, icumbi ry'uburwayi, icumbi rigucumbikira uko rishaka kugucumbikira, kuko ntabwo ari iwanyu. Ariko hari umunsi tuzajya iwacu aho tutababara, aho tudapfa. Nkumbuye kuzajyayo, nkazajya kubona batubanjirije. Icyama Imana nawe ukazajyayo. Dayo we, Imana ihimbazwe. Ndagira ngo mbabwire ngo mureke tugende. Kujyayo ni ibyacu.
Yesu aravuze ngo kuva ku bwa Yohana umubatiza ubwami bw'Imana buratwaranirwa ngo nawe ujya wabugishwamo imbaraga ni wowe ugomba kuzibyaramo. Imana ishimwe cyane, ukabwira Imana ngo Mana nyongerera utubarago twanjye turiho turashira, nyongerera nkomeza urugendo, nkomeze mwisayo gasaze mpanyure, mwisoko muramumaro mpanyure, nkomereza imbaraga z'umutima mwami. Imana ishimwe cyane, ntabwo yigeze idusezeranya ko tutazasonza, ahubwo yadusezeranyije ko izaturindira mu nzara, kuko yigeze yabwira Kurira amubwira ngo kuri umwana wanjye uwo namenye ngo nzakujya imbere hataringaniye mparinganize. Bivuze ngo kuba yaravuze ngo nzakujya imbere hataringaniye bisobanuye ko tuzanyura ahantu hataringaniye rero, ariko azaharinganiza. Imana ishimwe. Kandi ibihindizo by'ibyuma bivuze ngo bizaba bihari, ariko izabicamo kabiri. Data Imana ishimwe. Icyama tukazagerayo. Icyama umuririmbyi yararimbye ngo ubu turi ku iherezo ryo muri ubu butayu, ngo turimo turasiganirwa kuzajya aho Yesu ari. Imana ishimwe cyane. Imana ibaha umugisha. Ibigukikije ntibikumara imbaraga z'umutima, ibikurwanya, ibigutesha agaciro bireke, ahubwo tumbiriye ujya, hazatuma ugera ku nzozi zawe. Cayo mashami winjire mu muryango. Sinzi byari bikuboshye nk'amashami, ariko iki nicyo gihe, niko kwezi kwa liberation. Tutangaza liberation tukavuga ngo mwami binyuze muri Yesu Kristo uyu munsi ndabohotse. Ntabwo Kristo azagufata ku ngufu kubohoka, ahubwo uzabe nka wa mugore wari imugonga kabyigana, uzabe nka Barutolomayo mwene Timayo wateye hejuru akavuga ngo Yesu mwene Dawidi ngirira imbabazi. Ndajya mubabwire ngo uyu munsi nutera hejuru Uwiteka arakugirira imbabazi. None se abari bakikije Barutolomayo uyobeye yuko bamubwiye ngo hora ceceka widutesha umutwe, ariko Barutolomayo akavuga ati nubwo mumbwira ngo nceceke sinceceka, Yesu mwene Dawidi ngirira imbabazi. Reka nkubwire ngo abagukikije bamwe bashobora gutumuta bakunetraliza kugira ngo utagera ku nzozi zawe, ariko nanone shyira makete, shyiramo imbaraga uvuge ngo Yesu mwene Dawidi ngirira imbabazi. Kandi abo ngabo nibo bazahindukira bakazababwira ngo hora umwigisha aragushaka. Imana ishimwe cyane. Mera nka wa mugore ubyigane. Bamwe bazavuga ngo ariko ubundi ngo Yesu abantu barabyigana bagukora ngo none ndi uko zawukora kuri Yesu ufite intego. Zimbere ya Yesu ufite intego, kuko abaza gusenga bose siko bafite intego, abaza mu materaniro bose siko bafite intego, ariko nuzu ufite intego uzamukoraho. Hari abaza kubyiga Yesu bose ntago ariko bafite intego imwe, ariko gira intego mu mutima wawe uvuge ngo ndashaka gukora kuri Yesu. Imana ibaha umugisha. Mana data wa twese wo mu ijuru, ndagushimye kubw'uyu umwanya mwiza, ndagushimye kubw'uyu munota wakoze kubana natwe. Amahoro y'Imana abe ku mitima yacu, kandi bidukikije byose unyemerere ntibiduhe kutumara imbaraga z'umutima, ahubwo twuzura ibihe by'ejo twambara imbaraga z'ikindi gihe, dutumbire igihugu Siyoni. Urakoze mwami, urakoze kandi kugiye kutubohora abari bafite ibikomere byo mu mutima ukababarira, abari bafite kumva mu mitima yabo bararuhijwe n'abantu n'ibintu, ndakwingize kugira ngo utwomore kandi uduhe imbaraga, utuzamurire intekerezo mwami Imana, kuko ahari intekerezo zifatika nubwo umutima wabo ubabaye ariko ufite intego ubasha kugera ku nzozi zawo. Urakoze mwami, icyubahiro kibi cyawe. Ndagushimye mwami, abarwayi bari muri twe bakize, abananiwe, abadafite shinge na rugero, abadamu batwite, izina rya Yesu, umuntu wari we wese ufite ikibazo yuzura ibihe bidasanzwe. Urakoze, turagushimye kubw'uyu mwanya. Amahoro y'Imana abe kuri twebwe, ndetse n'imigisha itwomeho uhereye none ukageza iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo duseze twizeye. Amina, 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 amina.